Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti z'umusaraba, mbifurije kugubwa neza, mbifurije umugisha w'Imana aho muri. Ni mwene so MUTUYEMUNGU Jean Pierre ukuramutsa. Imana ikunezeze. Nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu. Imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Paul yandikiye Abefeso. Dusome Abefeso igice ni icya mbere n'umurongo waho wa 3. Igice cya mbere umurongo wa 3 haranditse ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Amen. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Amen. Tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana rivuga imigisha, ibyo twemererwa, ibyo duhabwa tumaze kwakira Kristo Yesu. Ni Paul wakomeje abyandikira Abefeso. Imana yafashe impano ikomeye yitwa Kristo, imushyiramo, imugira ikigega cy'imigisha yose, iramuduha. Kwakira Kristo ni ukwakira ikigega cy'imigisha. Ugenda ukoramo, ukuramo umugisha uko bukeye n'uko bwije. Ntabwo ari agakiza gusa, ntabwo ari ubugingo gusa, ahubwo tukiri n'aha mu isi. Imana ihimbazwe. Paul yandikiye Timoteyo aramubwira ngo kuko kubaha Imana gufite isezerano ku buzima bwa none, aribwo iyi mibereho yacu, ariko n'ubuzaza nabwo. Muri Kristo ni ikigega ugenda ukoramo, ukuramo imigisha uko bukeye n'uko bwije, bitewe n'aho ugeze, bitewe n'icyo ushaka. Imana nihimbazwe. Umugisha wa mbere ukomeye twakira muri Kristo Yesu turawusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice ni icya mbere umurongo wa 12. Haranditse ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amen. Umugisha wa mbere ukomeye uhatse iyindi ni umugisha wo kuba umwana w'Imana. Turi mu isi abantu bifuza nationalite z'ibihugu bikomeye, kandi koko iyo bazibonye, iyo uyibonye ukabona nationalite ya Canada, ya Amerika, y'Ubufaransa, y'Ububirigi, bya bihugu biri mu iterambere, uranezererwa. Hari andi mahirwe ugirayo mu buzima. Ariko ndashaka kwivugira ku gaciro ko kuba umwana w'Imana, kubona nationalite, kubona ubwene bw'igihugu bw'ijuru. Imana ihimbazwe. Nta handi bubonerwa, nta handi bwigirwa ngo ujye kubukura, nta handi wabushakira. Ni umwihariko w'abakiriye Kristo bonyine. Icyakora bizeye izina rye, abamwemeye bakizera izina rye, bahita bakira kuba abana b'Imana. Uwo munsi ikavuga ngo ndakubyaye. Iyo ikubyaye rero ikakugira umwana, urandikwa nk'uko abo twabyaye hano mu isi tubandikisha mu bitabo byo mu irangamimerere, kugira ngo amategeko y'igihugu azabarengere
ndetse no kugira ngo bazagire imigabane n'imirage ku babyeyi bababyaye. Ni nako ijuru ritubyara rikatugira abana kugira ngo tuzagire umurage. Haleluya. Icya kabiri, tuzagira umugabane. Icya gatatu, amategeko y'ijuru ajya asigara atugenga, aturwanirira. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo wagize indi nasiyonalite, wagize nasiyonalite y'ikindi gihugu, iyo hagize ukurenganya, amategeko y'icyo gihugu arakurengera. Ni nako tugenda mu isi tutarabisi, ahubwo turengerwa n'ijoro. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Uwakiriye Kristo akaba umwana w'Imana, tugenda mu isi ariko ijuru ritureba rivuga ngo ariko umwana wanjye araye he, ameze ate, ni ibiki birimo bimurwanya, tumurwanirire, tumuneshereze. Iyo wakiriye Kristo uba umwana w'Imana, kandi amategeko y'ijuru atangira kukurengera. Mbese ibyo wari ubizi? Imana igufashe ubisobanukirwe. Umugisha wa kabiri twakira ukomeye nanezerewe nawo, ni umugisha uri mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma, ni ibice bitatu umurongo wa mbere. Aravuga ngo nuko abayuda barusha abandi iki, cyangwa se gukebwa ku maziki? Abayuda babarusha mu buryo bwose. Urumva? Abayuda babarusha mu buryo bwose. Ariko umva, irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Undi mugisha wa kabiri tugira ni umugisha witwa amasezerano. Amasezerano. Iyo dukijijwe twakiriye Kristo Yesu, tuba twinjiye mu mugabane w'abahabwa amasezerano n'ijuru. Ijuru rikagusezeranya. Mwari muzi ko Imana yacu ivuga? Wari uzi ko iyi Bibiliya ari akanwa k'Imana, ari ijambo ry'Imana? Wari uzi ko n'ubu ngubu Umwuka Wera akivugira mu bahanuzi be? Iyo twakiriye Kristo duhita twakira amasezerano. Amasezerano ikajya ikubwira ngo mwana wanjye, nuca mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro ibirimi by'umuriro ntibizagutwika, ndi kumwe nawe, nzagushyira hejuru, nzakugirira ntya. Imana ihabwe icyubahiro. Niyo ibwira abantu uko baziga, niyo ibwira abantu uko bazakomera ikabakomeza, niyo ibwira imfubyi ko izaziba hafi zigakura ikazirereka zikuza, niyo ihumuriza abapfakazi ikababwira ngo nzababera umugabo mwiza, niyo iravuga kandi ikavuga neza. Haleluya. Wavuganye n'Imana we, ukomere umutima. Imana yacu iravuga. Icyo turusha abandi ni iki? Haleluya. Twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka. Turusha abantu muri byose, ariko icya mbere tubikijwe ibyavuzwe n'Imana itabeshya. Imana ikunezeze. Undi mugisha nshaka kuvuga ukomeye kugira ngo nsoze, turawusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, ibice 14 umurongo wa 15. Haravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Amen. Umugisha ukomeye wo guhabwa Umwuka Wera. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo ni umugisha w'abana b'Imana. Ntibishoboka ko ab'isi, iyo birivuze ab'isi ni abapagani, ni abatizera Kristo, ariko abakiriye Kristo aravuga ngo mwebwe muzamuhabwa n'Umwuka w'ukuri, uzabayobora akabafasha muri byose. Iyo twakirijwe duhabwa umufasha. Uwo mufasha ntaza wenyine, azana n'icyitwa impano z'Umwuka. Impano z'Umwuka zirakomeye, aho usanga umuntu nka Petero na Yohana babakene, babaswa, batize, ariko bamaze kwakira Umwuka Wera, bakiriye impano zabo, banyura ku muntu w'ikirema usabiriza, umaze imyaka myinshi, abaganga bamunyuraho, abakire bamunyuraho. Bahageze baramubwira ngo ifeza, amafaranga n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Kristo, haguruka. Ngo barangije, uwari umugaye arahaguruka, yinjira mu rusengero yiterera hejuru. Mwari muzi ko iyo dukijijwe muri Kristo twakiramo Umwuka Wera n'impano zawo. Ugasanga umuntu w'umuswa utarize aramenya ibyawe bya kera, akazamenya n'ibindi bizaza. Imana ihimbaza. Dufite imigisha myinshi muri Kristo Yesu,
kandi tuzabana nawe iteka ryose. Nkwifuriza umugisha w'Imana, nkwifurize ngo niba uri muri Kristo neza gumamo, niba utarinjiramo kandi ujyemo neza.